Ibihe byiza nshuti muteze amatwi uyu muyoboro mugari wanyu, uyu ni umwanya tugiye kubagezaho bimwe mu byahindutse mu mikorere y'ikizamini cya leta. Mu mwaka ubanjirije uyu nguyu turimo, ngira ngo hari benshi mwijujutiye uko bagiye bafatira ku manota, ariko kuri iyi nshuro abanyeshuri bageze mu gihembwe cya gatatu, hari impinduka zatangajwe zigiye kuba mu bijyanye n'amanota noneho azafatirwaho. Abanyeshuri babandi mwita bo kuri renje yo hasi cyangwa mwumva mutari kuzabona ya manota bari barafatiyeho, nimutege amatwi hanyuma mbabwire bimwe mu byo bahinduye, nababwire ikigiye kubafasha hanyuma mugabanye ubwoba. Gusa mbere y'uko tubigarukaho, ibuka ubanze urebe ahantu handitse subscribe, wakandeho ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe. Mbere y'uko dutangira kandi numva aya makuru hari icyo yagufasha, ibuka uyasharinge, usharinge ino video no ku bandi bantu kugira ngo abantu nabo babashe kubona aya makuru. Dutangira rero nk'uko abakoze mu mwaka ushize barabizi batabashije kugira amanota 50%, ngira ngo bose barabizi ko gahunda yari iriho ari ugusibira. Ibi ngibi Minisiteri y'Uburezi ariyo REB ifatanyije na NESA baricaye hamwe bakora inama, baraganira, bemeza ibi bikurikira ngiye kubabwira. Amanota bafatiragaho 50% yahindutse. Ikindi kandi abanyeshuri bagiye kujya bajya muri boarding bigiye kujya biterwa n'ababyeyi babo uko babishaka, ntabwo bizongera guterwa n'amanota. Muri iki gihe umunyeshuri aba afite amanota ayo hejuru, akaba yandikiwe kujya muri boarding, ariko kuri ubu ngubu buri munyeshuri ushaka kujya kwiga muri boarding bitewe n'ubushobozi bw'iwabo niko agiye kuzajya ajyayo. Gusa icyari kinzanye si ukubabwira abanyeshuri bagiye kujya kwiga muri boarding, ahubwo icyari kinzanye kubabwira ni ukubabwira abanyeshuri bagiye gukora ikizamini cya leta. Icyo mwamenya ni uko amanota 50% yakuweho, gusa ntago haravugwa agiye kwemezwa neza. Bishoboka ko bashobora kuyongera cyangwa bakayagabanya, ariko kubera ko umubare mwinshi cyangwa umubare munini w'abari basabaga ko amanota yagabanywa byibura akagirwa na 30%. Gusa amanota agiye kuzafatirwaho muri uyu mwaka yo ntago arashyirwa ku mugaragaro. Gusa icyo twabamenyesha ni uko REB ndetse na NESA bamaze gukora inyigo, bahitamo guhindura ibijyanye n'amanota yari yafatiweho kugira ngo babashe korohereza abanyeshuri. Mu gihe rero tugitegereje izi mpinduka, ibuka gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo mu gihe impinduka zasohotse uzahite ubasha kuzimenyeshwa, uzabashe kumenyeshwa nimba uzimuka cyangwa utazimuka, n'ibindi bizakurikira nyuma yo kumenyekanisha aya manota. Reka duhure muri video itaha. Ciao ciao.